haguruka nawe ugenda wumva ye mwampereye mwashegere base mama umeze neza mwana wa zira shege ngaho genda nawe ujye ku ishuri hute sawa munsi sawa uri intwari y'igihugu ariko ugiye gupfa nabi rero naho ngiye omora naho ibyo kumbwira ngo nshake ngo turimo tw'amaboko ngo ndikibyana ngo njye mu gisirikare mama urumva ikiri kurimo nukunzanira ibinyendaro hano ahubwo ndi kwibaza ni ikibazo kuba ndarazana n'akana burasi ubucucu nakoje ngira inama cyangwa umbwira ibyari byo ngiye byanyobeye siko kukubwira ari uguta inyuma yahuye oya ntabwo wumva ufite ikibazo cy'imyumvire ubuse nzagira intego urumva wifuza iki kurongora abakobwa tu umusozi wose wabaye imfizi y'igihugu kame murumva kuba ufite umusore ubikurikirana fresh ubuse mbaye ndi ikiremba kuri aka gasozi abantu bagataho bakubwira ngo kagaruka ngo shafi ngo ni ikiremba ngo ni iki wakwishima ariko mama nimba ndi icana mu gitondo mukanya nka saa 7 ikindi kikaza nka kibomora saa 10 ku munsi nimba ndi abana bane ubwo urumva afabwo shafi nzinakazi ndi munyakazi ndagazwe ariko shafi reka nkubaze ubundi ko mbona uri gushishira kuri iri zuba ry'aya mahangura ubwo ubundi buri muzima ndi muryerye rwose humura ndashaka kuzajya kugupimisha nkareba kuri muzima upimisha hehe oya nta buzima ufite upimisha hehe reba aho amasaha ageze iki gishongoro ujya kumpimisha nta nubwo numvishe neza naho ubuze ugiye kumpimisha iki se mama wanjye ndeba kuri muzima go gishongoresha yaba abakobwa wirirwamo se ubwo urumva nakwizera mami iri tuza waribonye sawa rero toza ituza se bayipimisha ijisho wagicucura iyo uvuze harya ngo iki iyo sida yafataye bayipimisha ijisho sida yafataye sawa uwo muratuza tekana umuhungu wawe ni muzima arameze neza umva naho n'abandi batazamuka yaza ubuzima buhe ntabwo mu mutwe ako se mama ubundi kugeze mu mutwe uba nta bwenge nta n'ibitekerezo ubundi nyamukuru urashaka iki kugira ngo wishime ariko atavuyemo kurya ibyana ndashaka kuba umugabo gatsinda umuntu arakubwira ntabwo ujya wumva umbabara mbwira koko uriya muhungu shamana n'umukuru uriya muhungu ntabwo twebwe tumukeneye uzina naho bigeze maze ubugambo bwawe kiba rero tukamuni ihene ni iki kibite byo ese ubona uriya azakumara ako wazaramukunze nawe nje uriya se we uriya nyine nje uriya mu basore nakunda uriya se namwemera sugo wicaye gute baniruhiye uriruhe se ukicara hejuru y'intebe basika mu rugo papa uwurushye yicara hejuru y'intebe cyangwa yicara mu ntebe nabi uvugure baje twanumvaga muri mu tugambo se niba tw'abakobwa mba kubumva ubwo mba ndi mu cyumba mba mbumva yego rero
so wagiye wiyumvira amakuru ya kera ibintu byatambutse. nongeye kwihamagarira mama ndamubwira ngo nawe urahita byumva. Okay, muhamagara nyine aze tubwire tunaribe. Ariko numva mama agiye kumwe naho ubyibuka uko nakubwiye. Nese nje nagwambwiye ibintu je kumubwira. Ubwo ni numva ari ngombwa ndagushyigikira numva atari ngombwa. Ukireka ari ba wabanje kubimbwira nari kugushyigikira. Okay, tujye. Mami! Mami! Abe. Namubwire mami. Ndumva mfite amashyushyu ibintu ugiye kumubwira. Kose wagenze gake. Ukuri. Sinoneho umuntu amwicaye mwanezereye mushaka kumbwira iki? Urashaka kumbwira iki ko mumuje nagiye kwiruhukira? Bimeze bite? Tumeze neza. Ko mumuye muri mudu numva gashaka kuruhuka. Ushwanye na musaza kwawe se? Oya. Ahubwo ngo sinzi ibyo agiye kutubwira, simbizi nanjye. Umwana nta kibazo mama. Sikiringiye kukubwira. Akibwirwa n'iki se? Mbwira. Ntabwo ari kinini inkuru nziza. Uvuze? Ntabwo ari kinini. Ese ko numva uvuga buhoro wongorera wabaye iki? Urumva? Ne. Papa nari ndimo kukubwira wagiye wiyumvira amakuru wabe yatambutse. Rega abantu bageze muri iyo myaka muba mugomba ko ibintu byahise. Uko mu bihugu byo hanze bimeze. Natwe tuba dukeneye n'inama zawe. Ukeneye iyi nama wewe? Kutuganiriza nk'umubyeyi. None se ubu ubona tutagukumbuye? Sinyuko ntabwo mujya muganira se? Ese mama rega bari muri byinshi. Bana gusa dukeneye inama zawe. Okay, nta kereka tuganiraho gaturangira akamukoza cyane cyane. Umuhungu wa Kayobe muremure. Umuhungu wa Kayobe muremure. Ngiye uri kubaza. Oyo. Uherutse kuza hano mu rugo. Muremure. Sister, bugiye mu rugo gato turaje. Siko? Nusuba mugiye akana kayo. Oya we bugiye mu rugo turaje. Twishimye nzi ko dutanye neza none reba sharanga ibintu. None se ni mu rugo si hano ruguru waba wagiye. We turetse tuza nago dutinda ni iminota mikeya. Aha ndabamenyereye no nsanzwe n'ibyo musanzwe mukora. Kandi ugurarakaye. Ujya mu kazi kanyu mu nde. Oya shagenda bugiye. Ujya mu rugo turaje. Yenda. Ehute. Ngo? Ese papa uwo mungu yaje kubwira ko yitwa nde? Ntabwo izina rye nigeze nigitaho ngo ndifate mu mutwe cyane. Ariko yaraje hano mu rugo ndi kumwe na mama wawe. Ndashaka kumenya amakuru yawe kuko yaje akubaza kandi ndashaka kumenya amakuru yawe ho nawe. Umuziho iki, muvugana mute, mubanye mute? Jere papa nakubeshye nta mungu yenzeranye nawe. Rese ko nta muntu ndereka igipangu cyo mu rugo. Ngo? Nta muntu ndereka igipangu cyo mu rugo. Rese ko bizwa ku ishuri banzana n'abakobwa hano gusa. Dade n'umusore umeze ute? Ni umusore muremure wa Kayobe utabyibushye. Yewe. Aho wasanga abantu bajya kuza kureba kabaje yitiranye. Yaje ashaka wowe. Yewe. Jure kana abasaza ntago muzungu.
Dodi yaje avuga gute? yaje ashaka wowe kandi atubwira ko mukunda. Papa cyangwa bakubwiye wimuhereye agacupa ufata. Yari mu gitondo, yari mu masaha ntarajya no mu kazi. Umuhungu wanza nawe ngashaka ngo ngewe. Weho. Nose papa ajyamo agasinda ku buryo umuntu yavuga ikintu yarangiza. Sister ngewe urumva ngewe umuhungu muzi. Ubwo niba hari umuvuge kuko nanjye uwo mutipe ndamuzi. Ugira amagambo uhereye. Ndamuzi umutipe w'akayobe muremure. Ngewe ntago muzi. Ubushize mfata telefone yawe. Ndabyibuka ni muri douche. Nabonye imifoto yawe nawe. Mwifotoranyije muri nk'ahantu ku muhanda sinzi ibyo mwari muri. Ariko bigaragara ko uwo muntu muziranye. Ntago muzi. Nese mu muhanda barimo abantu b'inzobe benshi ngo namenye ro. Ntabwo avuga ko ari umunyeshuri se mwigana basi. Isoko kataye mu bwenge yaraye. Kuko unateye nawe urabizi ntago uri mu nza utamubwishwe. Sister, ntegereza ngaga tundaje. Bara wihuta utakerererwa. Shari. Yo. Nari nkukumbuye mva nifuzaga no kukubona nyine numvaga nakumbuye cyane. Ntabwo wakwiyumvisha ukuntu ngiye ubundi kereka nguhorana. Ukabahora iteka uri imbere yanjye. Akushoresha nari mfite nyine n'akabazo gatonya cyane. Kambwire. Nyine nashakaga amafaranga. Ni ikibazo mfite nashakaga gukemura. Ibintu by'amafaranga nibyo uti ikibazo. Wangeze imbere. Jewe. Ego Shari. Rega ntacyo wanyuma ugifite ndabizi. Ibyo bintu bizi neza. Ndabizi ko ntacyo wanyuma ugifite. Ihora umbwira ngo ndashaka gukura akantu mu nzira. Ora ndi ready. Okay. Nta na kimwe wakwifuza. Nicyo kintu mukundira. Igihe cyose ngufite urabizi. Ntabwo nzigera ngutererana. Wabonye message? Nayibonye Shari. Subizi. Ega ndi byose bya baby. Nicyo kintu nanjye kituma ngukunda. Nk'ikizere cyawe gusa. Nize gukorera buri kimwe. Hello Moto. Okay, so baby. Yangane gato. Cyamvuganira umuntu business mugenzi wanjye. Bugiyemo imbere gato. Okay. Ndaje ngusangemo. Hello. Perfect. Yeah. Come on. Namaste. Business. Amakuru ni meza. Yego. Nari mpe class nyine ni kumwe na sister wanjye. Umbwira ko ajya hirya mpita nibuka ko nyine nawe utuye muri izo. Uje kundeba? Okay. Sasa. Sako muri stress cyane. Ndi stress difite tunagi nawe nimo nkemura kuri telefone. Wowe nibaza ko kitampamagaye umbwire ko Base ni ngombwa ngo nkwamagare nk'umuntu usanzwe uzi. Ndagare ngo nkwamagare. Amasaha yageze. Nakubwiye ngo simeze neza mu mutwe ntabwo nabera ko amasaha yageze. Mfite akazi kenshi nagombaga gukemura. Baby. Oui. Sasa rero. Urabona nari mfite akazi kenshi. Yego. Ngiye muri pause hano haruguru. I think ko nawe wagiye mu kuruhuka. Nubwo naje kureba ubwo nyine niba wagiye mu kazi. Ndabyumva nyine tuzavugana. Reka tuze kuvugana nyuma ndaza guhamagara uko nari busy n'ifite ibintu ngomba gukemura mu kazi hanyuma tuze gusubira. Ndabyumva ko uze kumpamagara ukunda kwisuza ngo akazi kenshi ufite akazi kenshi uze kumpamagara. Singo ndabikora baby.
Sanari. Sibyo? Yeah. Bye. Bye. Kanya. Ndishimye kuba twongeye kubonana. Ako sawa kuvugisha ukuri urankunda. Cyambaye nka data. Reba igihe gishize ntuza no kunsura ntuza no kundeba ubundi vugisha ukuri urankunda ko. Se Kanya uretse ko mba nahugijwe n'akazi. Uyu munsi nkaba mfashe umwanya nkaza. Ugira ngo noneho uyu munsi turarya inkoko. Yo ikirenze inkoko so undi niki kiza umuntu yarya cyagushimisha. Kunda iki? Aho mpobera basi. Oh papa Kanyange we. Hafi nyegera basi. Ako se oya. Inkuri imbaga. Nakwegera nitujya mu rugo. Nese uragira utageze mu rugo. Koko ngoma no kwagiraga. Ntacyo. Kanya. Se waje nkakugeza mu rugo. Nzaguha iki koko? Shangwino. Kanya. Nkugeze mu rugo. Ntacyo. Batugende ariko wumve ko. Shanda gukunda. Iyo ndi kureba buno bwanwa shawe. Yo. Anumva nyine naberewe ngo tugende. Cyampa guhorana. Se wundi wazaretse tugahora. Ikibazo. Zaguhorane sha. Gitwaye iki? Wakikize n'umuntu rasa. Sumu. Kose kuri kunyira kuza. Zero bose. Neza. Shari rero